kubana na Yesu iteka mw'ijuru bidutera umunezero ikatwishimisha n'isendo mushyitsi sinza
wese akohereza amafaranga, ariko dore uyu muhungu yamuguye mu maboko y'umureba ari umuhetse, ariko buri munsi buri saha haba nijoro haba ku manywa isaha zo bavuze ngo reka ajye kwirwarira imwana wamutwara. Yesu nashimye ngo hayine ntakintu kuko waritwararitse, yaritwararitse ubwo mu mure uyu moto ntabwo yayivaga iruhande kandi nta naho yajyaga atamanje kumenya uko ameze. Yesu ashimye. Rero ndabashimiye mwese kuko unaba ndondogora ubu ngubu kandi njya amasaha y'ubusa nababonye nishimye, ba Mugande barahari, ariko se ndavuga amazina nyarangize. Undi ni muramu wanjye Nonsiyata, umugore wa Kaniziyo. Uyu mugabo Kaniziyo ntabwo nari muzi, ariko Kaniziyo ni umugabo mwiza, naramushimye. Ari umuntu ukora ikintu nawe ukaba wamwigiraho kugira ngo nawe ugikore, kuko Kaniziyo agira neza. Ngi wanjye habaye imikoro turapfusha amakwe, ariko uyu mucyara we duhagararana muri buri kintu cyose, akaza agatangirana natwe agahenderana natwe. Rero Kaniziyo ndagushimiye imbere y'abantu, nubwo umusanzira wanjye zina n'inkuza, ariko Imana igize neza nubwo duhuriye mu byago, ariko mbaye mushimiye. Ni njyewe wenda n'umucyara wanjye yaza kuvuga, ariko yajyaho hejuru bakamureba muri umuntu wa Nonsiyata. Mucyara wanjye ni uwo nguwo. Icyo ngarukaho kuvuga Kaniziyo burya ibyo nari mvuze, ubwo mu rwego hanarize uyu mugabo umaze kuvuga twariganye tubaganaga kuri Ebola. Sashimita ntabwo yareka gufata akazindaro, hari ukuntu akafataga imibare ariko akagira ibindi afata n'ibindi kujya mu cyerekezo kandi cyiza. Umugabo mwiza ndamukunda. Reka twakire, ariko tubigenza dutya tugiye kwakira noneho abisengeneza. Mu by'ukuri umuntu ndi buvuga izina niwe uvuga wenyine. Senga yari byose kuri njye, sinzi ikintu navuga. Mu by'ukuri Imana ishimwe kuba yarandinze nkageza kuri uyu munsi nkambashije kumuherekeza, ndabishimira Imana. Ndongera gushimira umukobwa we Nonsiyata. Nonsiyata aho wicaye Imana iguhe umugisha, kandi nk'uko mwabivuze abavuze imbere yanjye, Kaniziyo warakoze, ntacyo naguha, Imana izaguha umugisha. Yaguhaye umutima nk'uwo ntabwo izananirwa kuguhemba, izaguha umugisha. Rero umuntu avuze yavuga byinshi. Ndashimira abagerageje kudutabara, kandi Imana igumutugirire neza, duherekeze umubyeyi wacu agereye amahoro. Murakoze cyane, murakoze rwose. Umubyeyi nubwo ari muramu wanjye, twabonanye 1991. Guhera icyo gihe gushyitsa uyu munsi sinari narigeze mbona mu maso ye hacuze umwijima. Igihe cyose mu byamuranze wabonaga ari umuntu uhora, nubwo haba ari ikibazo ariko ukabona araseka, aguwe neza. Ngira ngo ntavuze byinshi mu muryango wacu w'abamanuka, biragaragara yuko yatubereye, yaraturumbukiye ko ariko bivuga mu Kinyarwanda. Yabyaye abana bake, hanyuma ashimira Imana nanjye yuko ibyo Imana yabishoboje kandi bikabiba. Bagenzi hari igihe abantu bavuga ibintu babisubiramo ukagira ngo biroroshye, ariko umukwe wacu Kaniziyo ni umugabo mwiza cyane. Yakoze ibyo yari ngombwa gukora, ariko yakoze ibintu by'indashyikirwa.
genda yagize neza Imana y'umujima umugisha. Ubwo ndavuga mu izina rya bose twese turamushimira. Yitwaye neza mu bana be kandi ibyo yakoze yabikoze mu buryo bukwiriye. Gusa uyu munsi ndashimira mukobwa we ari umukobwa wacu. Kuko iyo ataza kuba ambasaderi mwiza ntabwo umukecuru wabonye uburyo yakirwa neza. Pasiteri Nusiyata aho urinda gushima Imana y'umujigo w'umugisha witwaye neza. Mwabantu hari umwuzukuru we hano ngira ngo batavuzeho cyane ariko n'umukobwa mwiza w'indashyikirwa. Hari umukobwa bigeze kuvuga izina rye bamwita Nyana. Nyirakuru nawe yarabikoze yitwaye neza nk'umwuzukuru. Nyana aho urinda gushimira Imana y'umujigo w'umugisha mwinshi n'umugabo we kandi ubwo ntabwo namusize kuko niwe watumaga ibyo byose bishoboka. Rero abantu bose bagize icyo bakora, miryango iteraniye aha, bavandimwe, inshuti, bashumba muteraniye hano, navuga ngo mwagize neza guhagarara natwe uyu munsi kugira ngo tubashe kuwusoza tudakozwe n'isoni. Imana y'umujigo w'umugisha murakoze. Arakoze Musaza Rutera, twari tumubikiye ijambo kandi rirerire. Ntavuze sinabyemera. Nubundi dore wowe kuri gahunda y'abari buvuge ahubwo ndeka windogoye kandi windogoye. Murakoze cyane bantu mwese muri ahangaha. Reka mbashimire umukecuru nubwo bavuze ngo kuvuga umuntu adahari ntacyo bimaze, ibyiza no kumuvuga hari, ariko abizi ko tubiziranyeho. Uyu mubyeyi wigendeye yari muramu wanjye, ariko ntiyari muramu wanjye, yari nk'umubyeyi, yabaye nk'umubyeyi wanjye ageze iwacu. Yashatse iwacu ndi umwana uri hejuru y'imyaka 8 nk'aho ngaho, arandera nka muramu we kandi nka mama, kandi mama nari mufite ntabwo ari imfubyi. Rero aza no kumushakira umugore, abana n'abakeba be batari uwanjye gusa, nka mukuru, nk'umuntu mukuru wabanje iwacu mu muryango, ari mukeba wabo kandi akabana na nyirabukwe akabahanura. Uyu mubyeyi wacu mu bakazana be sinigeze numva umuntu barebana igitsuri. Bashiki banje bankurikira nabo nkurikira ntawe bigeze bagirana amagambo. Umukecuru yaho bangana kandi agumarira abuzukuru abantu agiye yinjya mwamba umunsi gari nabo abuzukuru n'abuzukuru rwose amugena bitugusinzi ko umunsi atenda kumwigira umushinge n'ubwo yageza aho nyina yarari. Rero uyu mubyeyi wacu wigendeye ari umukecuru muzima, ari umukecuru utararakarwaga n'ubusa, atarabwiraga umushinga, atarajyaga umwaga muri baramukazi no muri ba nyirabukwe. Rero tukaba abashobora bose baramwigiyeho nk'abana yarize bagakurikiza nawe byaba ari byiza cyane. Rero Imana muri birakora dukurikijeho ba Nyarume baraza kuba bahagarariwe na Bishop Kizito bacogoza igihumete. Abari bamara kuvuga baraza kumufasha gushyiraho andi mabwiriza mashya. Murakoze. Ntabwo nyarume ahubwo ni mubyara wanjye, ariko data niwe Nyarume yabashije kuhagera. Rero mu by'ukuri yuko umuvandimwe wacu ntabwo twabanye cyane by'ukuri, nanjye cyane kumenya igihe kimwe kuko twagiye dukura mu bihugu bitandukanye yitabye Imana. Tumaze iminsi dushyingura abantu, ejo nari nagiye gushyingura, ejo bundi nari nagiye gushyingura, cyo cyatumye ntagera hano. Ubwo rero mwihangane kandi umukecuru wacu Imana imuhe iruhuko ridashira. Murakoze. Murakoze cyane. Naringize nti turaza gushyiraho andi mabwiriza mashya, si ikindi si n'igikuba gicitse gusa igihe kiratwagiye, muraza kutubabarira
ni bibi cyane, bisana nabi, no mu muco nyarwanda ntibitwemerera kubaho ku muntu ukamwaka mikoro igihe atari ku rutonde, ariko twubahiriza ibi ngibi, dukore mu ncamake kugira ngo tuva mubyubahirije. Imana ibahe umugisha. Reka twakire basaza be, barahagararirwa na Kanamugire abaye ahari. Basaza be bahagarariwe na Kanamugire abaye ahari. Imana ishimwe. Murakoze. Ndashima Imana ije kugira ngo tube yaduhurije aha tukaba duherekeje umukecuru wacu ariwe mushiki wanjye. Imana imuhe kudashira. Arakoze umusaza kuba mpaye ijambo nka murumuna we, ambwiye ko imbaraga ari nkeya, nanjye kuba ncumbuza umwete. Uyu mukecuru nyakwigendera Cecilia Kakigaga ni mushiki wanjye. Ntabwo twabanye nk'uko muzi amateka y'iki gihugu yabagenzi. Yabaye mu mahanga naramukanitse nanjye ndashaka kuba kaje guhinduka kuba amateka y'igihugu cyacu yarahindutse, abari barayagoretse Imana yarahinduye ifatanyije n'abantu. Aba nanjye nashimira abantu bose bari hano baduhuye, nta n'umwe ndobaniye ntavuze ngo n'uyu n'uyu. Abari hano bose ni abavandimwe bacu n'inshuti n'abatabazi. N'ubundi na cyane ko aricyo cyaduhurije aha. Reka twakire baramukazi be, baraza kuba bahagarariwe na Mukarwego ndetse na Mama Scovio. Haraza kuba havuga abantu babiri, ndetse ubundi bangiriye neza mu buryo bwo kubimfashamo, havuze umwe undi ntagire ipfunwe, gusa ariko twavuze abantu babiri. Aba babyeyi uri buvuge umwe ni Mukarwego, undi ni Mama Bosco. Murakoze guhagarara dushima Imana yaturinze tukaba tugeze kuri uyu munsi, dushima ko tugereje kuri uyu mwanya, tutari tuzi ko hari uwageza kuri uyu mwanya, tutari tuzi ko hari uwahagarara hano ku bwa Cecilia. Nari indwaye igihe uvuga, nari imeze nabi cyane bikomeye, ariko ndavuga nti niba abatashye bareba hakagenda umubiri, ariko umwuka ukaba uri aho uzerera ureba abantu, Cecilia ataza kureba mu bantu akambura, byambabaza hamera nabi.
n'ubu ndavuga nkavugira hano hejuru mu gitwaro no kwambara ingofero si ubusirimu ndatinya ko umuyaga ukora mu mutwe cyangwa se akazuba kakaba kakoramo turi mu kazi be koko ndi mushiki wa Karangwa twese ko turaha ibyo rero bahaye kuvuga numvaga navuga kuri Cecilia bigatinda bikamara umwanya munini none ntawo guha abana bazima turasigayeho ubu murakoze baje kubashimira no kubasuhuza mwese mwakoze cyane mwakoze Cecilia twamuvugaho byinshi ariko umwanya ni muto twese yadusanze turi bato Cecilia abo bamubonye na nyuma twadusanze dusanga ibibazo hambiriza inzuki ibibazo bifatanye Cecilia turabana kugeza imana umwana we urize twarabana bakikora Cecilia na Karangwa bombi ntabwo umwana bakaza kureba kikagera baje kundeba imana imwiruko barakoze cyane bagize neza none nta kundi nabigira Imana niko yabikoze mbaye imfubyi kabiri ariko ndashima yuko ndi hamwe n'Imana nakiri umwami Yesu cyo cyonyine kirankomeza hasigaye Imana muri uko ridashira barumuna banjye namwe mukomeze kwihangana muzabaho Imana irahari barakoze abana bereye nyina wabo ikintu ni cyo gushimirwa guhamagara abana hakaza abasaza n'abakecuru bangana gutya niyo mpamvu nongera kubibutsa ngo turi mu birori ya reka duhamagare uhagarariye inshuti baraza inshuti ziraza kuba zihagarariwe na Makombe tumuha akazindaro nawe agira icyo avuga kuri uyu munsi nk'inshuti y'umuryango arakoze cyane murakoze uyu mukecuru yadusanze inaha ngaha yaratuye hariya hirya dore hariya yaratuye ku nzira y'iwanjye naba ncaho nkamusura uretse ko yajyaga ambwira ati mwana sinashobora kuza kugusura ntoya nzajya nkumvunikira gihe nzajya nkusura turabana abana b'ubundi hari ubwo babaga badahari mu byiza no mu bibi igihe icyo ari cyo cyose turashima kandi ni impamvu yumvikana turashima Imana rero kuko yashoboje abantu bari aha bose bakaba baje guherekeza uno mubyeyi wacu uyu mukecuru rero nk'uko mugenzi wanjye Sam Makombe bivuze uyu mukecuru amaze igihe gitoya yimukiye inaha ariko yari umubyeyi muzima yari umukecuru ujya inama yari umukecuru usabana yari mwiza ku mubiri ndetse no ku mutima mu izina ryanjye rero cyangwa se mu izina rya leta turihanganisha umuryango wa nyakwigendera tubabwira ko igihe cyose turi hamwe nk'uko bagenzi banjye babivuze ndashima Kaniziyo cyane Kaniziyo ni inshuti yacu kandi ni umuntu w'ingirakamaro kuri uyu musozi ndabivuga kubera impamvu nyinshi nanjye napfushije ababyeyi kuri uyu musozi nabongeraho n'abandi tugiye kubikora muri ubu buryo rero aba bana tuteguye barabibafashamo
nubona utahageze kugira ngo ifoto wenda ukabona bitajyanye neza, jya umenya ngo bitewe n'igihe. Tugiye guhera ku bana be, bagiye guhaguruka bose uko bakabaye bashyireho ururabo rw'abana be. Ababishinzwe ndavuga bari muri protocol baraza kuba bazi neza uwo mpamagaye n'ururabo ubu update kugira ngo utaza guhuzagurika muri byo bikaza kudutinza. Reka abo bantu bahaguruke, byo nta mikoro bisaba, bashyiraho ururabo kandi byihuse, hanyuma hakurikireho abuzukuru n'abuzukuruza ndetse n'ubuvivi. Abo bantu nibo bikore nanone bariya bashyiraho ururabo, bandi bakabaye bahageze. Ni uko nabishakaga abantu bamagaye bakabaye babikora vuba, abamaze guhamagara basubira mu byicaro byabo. Imana nyir'ishuri bagirire neza. Abuzukuruza n'ubuvivi bashyikirize ururabo rwabo. Reka twakira abakazana, nuko ndi bubigenze, mutaza kuvuga ngo kuki abahamagaye abandi bakiza, ntabwo biriya bisaba protocol ndende. Reka twakira abakazana nabo babashyikiriza ururabo rwabo. Abakazana bigire hino babashyikiriza ururabo rwabo. Abuzukuru n'abuzukuruza batanga umwanya kugira ngo birusheho kugenda neza. Abakazana kugeze kubabona ahangaha bahari, ubundi nimbavuga mujye muhaguruka kuko mujya kuhagera bariya baciye. Muraza kwihangana kubyirukansa muri ubu buryo, namwe igihe murakibona. Reka twacire abakwe baze babashyikiriza ururabo rwabo. Abakwe bigire hino babashyikiriza ururabo rwabo. Baza kuba bakurikiwe n'umuryango wa Rutera. Muraza kwihangana nimubona abantu bagaruka kenshi, biterwa n'isano bagiranye by'ubwikube. Umuryango wa Rutera babashyikirize ururabo rwabo. Umuryango wa Rutera babashyikiriza ururabo rwabo. Baraza kuba bakurikiwe n'umuryango wa Kaniziyo. Umuryango wa Kaniziyo baraza kuba bakurikiwe n'umuryango wa Burasiyo. Umuryango bibiri bikoze neza. Niba n'abandi uko babigenzerezaga mu Kaniziyo n'uwa Burasiyo mutaza kujijwa. Aha, umuryango wa Burasiyo baraza kuba bakurikiwe n'umuryango wa Gahigana. Umuryango wa Gahigana babashyikiriza ururabo rwabo. Umuryango wa Gahigana babashyikirize ururabo rwabo. Baraba bakurikiwe n'umuryango wa Ruranga. Umuryango wa Ruranga baraba bakurikiwe n'umuryango wa Gatera.
umuryango wa Gatera, ndetse n'umuryango wa Kayitare, umuryango wa Gatera n'umuryango wa Kayitare. Umuryango wa Gatera twe kubivanga, ni hegere nanone umuryango wa Kayitare, amajwi atuje. Ya reka hakurikirweho n'umuryango wa Rubayiza Frank. Abashyikiriza ururabo rwabo baraza, Rubayiza Frank baraza kuba bakurikiwe n'umuryango wa Gatera Elisa. Gatera Elisa. Gatera Elisa. Sinzi noneho ukuntu muri birimo guprolonja byihute nk'uko mu kanya byari bimeze. Umuryango wa Karwana, kameramana nkundiye yajya bikorera hariya bari, kuko kubikora dabo biraza gutwara igihe. Umuryango wa Karwana babashyikirize ururabo rwabo. Ya bakurikirwe n'umuryango wa Runuya. Umuryango wa Runuya ntacyo bitwaye abagaruka kenshi, biterwa n'isano bafitanye, twari twabivuze. Abahagarariye umuryango wa Runuya umuryango wa Kanamugire Joseph, umuryango wa Serufigi abegereye abashyikiriza ururabo rwabo. Umuryango wa Serufigi babashyikirize ururabo rwabo. Yego, gutyo rwose murimo kubikora neza. Hakurikireho umuryango wa Jajaba, nabo babashyikirize ururabo rwabo. Umuryango wa Jajaba,
umuryango wa Jajaba urakurikirwa n'umuryango wa Karasira. Umuryango wa Karasira babashyikirize ururabo rwabo. Umuryango wa Karasira babashyikirize ururabo rwabo. Aha. Umuryango wa Karasira niba baje, hakurikiyeho umuryango wa Mabati. Umuryango wa Mabati babashyikirize ururabo rwabo. Ya. Umuryango wa Mabati ukurikirwe n'umuryango wa Kanimba kandi burije. Twihute burije. Ya. Ni Kanimba Kanimba Reves. Aha, umuryango wa Bahorana ukurikireho ubashyikiriza ururabo rwabo. Umuryango wa Bahorana. Umuryango wa Bahorana nibabashyikiriza urwo rurabo. Hakurikiyeho umuryango wa Bishop Vianney, mubyeyi dukunda. Bishop Vianney. Hakurikiyeho umuryango wa Fundi, babashyikirize ururabo rwabo. Ya. Umuryango wa Samu. Umuryango wa Samu. Umuryango wa Samu barakurikirwa. Aba n'abana bakorana, ni abakozi bakorana na abakozi bakorana na Junior. Ntabwo wareba abantu bafite ibyo bahagarariye muri iki gihugu ngo bita abana. Murakaza, Imana ibahe umugisha. Ya. Umuryango wa Samu niwo tutabonye. Hanyuma umuryango wa Karori Burahi. Umuryango wa Samu bahageze, bakurikirwe n'umuryango wa Karori Burahi. Ya. Rurindana. Hakurikiyeho itorero. Kameramani tugendane bisoze mvuga. Baraza kuba bakurikiwe n'abapastors bose. Ubwo n'abapastors barimo. Ubwo nyine abapastors bose tubakeneye kubabona hano, babashyikiriza ururabo. Imana nziza ibagirire neza. Pastor Mugande abyumve vuba.
nimuhumure ntacyo tuzaba, nimuhumure. Hallelujah. Nishimiye Pastor Kayinamura guturuka Gatsibo. Imana nziza imugirire neza. Baraza gukurikirwa n'abaturanyi baze nabo, abaturanyi banyakwigendera b'umugenzi baze nabo tubashyikirize, babashyikirize ururabo rwabo. Ubwoba ni bushire mukireba abapastors bangana batya, ubwoba ni bushire. Ya ururabo rw'abaturanyi, abaturanyi se barabuze. Uru ni ururabo rw'abaturanyi. Ntabwo nzi ikibaye, muraze kumpa amakuru nanjye. Hari umuyobozi umwe muri Afurika utari uzi Icyongereza yabwiye umusemuzi ati bazajya bavuga igishekezo cyo wikubita ku itama. Igihe kimwe umubura murya umusemuzi yikubita ku itama, wa wundi araseka. Ndibwirinde guseka kuko musetse, ahubwo mugezeho amakuru. Ya Famire Kirenga kubana na Yesu iteka mwijuru bidutera umunezero bikatwishimisha. Isi n'umushitsi sinza yihoramo, ahubwo ndi mu rugendo runjyana mw'ijuru. Yanifanya nitamani sana kufika kwake, niko nyumbani kwa Baba Yerusalemu. Yanifanya nitamani sana kufika kwake, nyumbani kwa Baba, nyumbani kwa Baba Yerusalemu mpya. Paulo kasema tutakaa naye milele na Baba yangu, maandiko yasemavyo. Agano hilo Susanto
se kuri iyi nzu ye ya nyuma azabamo ubuziraherezo kugeza Kristo Yesu amuhamagara. Haleluya. Reka twakire pastor. Yesu amugire neza, dukomereze. Yesu amugire neza. Murakoze yongera kuba muri uyu mwanya mwiza w'icyubahiro cy'umubyeyi wacu. Reka twumve iyi gahunda tugiyemo, twumve pasiteri Gatonda adusengera Imana kugira ngo yongere ibane natwe muri iki gikorwa, nacyo gihinduka umunezero, gihinduka amarira, gihinduka umubabaro, gihinduka umunezero, gihinduka imbaraga tubasha gutura hano tugakora. Reka dusenge Imana. Data mwiza ukiranuka, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimira, tuguhaye icyubahiro kubw'uyu munsi mwiza cyane, naguhora ku ngoma, izina ryawe nirihimbaza. Dushima kubw'umubyeyi wacu duherekeje, agiye neza. Mwami turagushimira, bana natwe ubane n'imitima yose iteraniye ahangaha, wikomeze kandi wihumurize, yuzuza ibyishimo n'ibyiringiro kandi byo kuzakubona Mwami. Ntabe twe duhagaze ahangaha, ntaba batabaye, ahubwo izina ryawe rihimbarizwe muri byose. Turagushimiye mu izina ry'umwana Yesu Kristo, amen. Reka twumve ijambo ry'Imana, Abakorinto ba mbere 15 n'umurongo wa 20. Twumve icyo Umwuka atubwira kugira ngo tubashe. Abakorinto ba mbere 15 umurongo wa 20. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye, kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu, ni nako kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Nuko bose bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Amen. 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 Twavuze ngo nubwo bisa gutyo, ariko nanone ni ibyishimo ku mubyeyi urangije w'imyaka 80 asize abuzukuru n'abuzukuruza, abandi bose nubwo bamubanjirije, ariko nanone hari inkingi ze bwite agihagazeho. Twambuka uruzi, amazi, umugezi, wagera hariya hiyo ukambuka uwundi, wagera hariya hiyo twageze ino turashoberwa kubera kubura amazi. Ariko uyu mugabo yaremye amazi mu ifamu ye, atitaye ku birenge by'ababikandagiramwo, kugira ngo ababyeyi nk'abariya batabashije kuja kuri muhazi babatirizwe hariya mu ifamu yiwe. Nanone biremwe kandi n'Akaneziyo n'umugore we. Ibyo nabyo tubikomera Imana amashi nubwo tugeze. Kandi abantu akantu gatoya abandi bagaya, ariko wowe iyo ugakoze niwe mugisha wawe. Hari ifamu umuntu atabasha gukandagiramo. Hari aho umunsi umwe twakanze inzira dushaka kunyura ipembeni ngo twambuke amazi menshi n'icondo, nyiri famu araduhamagara ngo ayo maguru ntayashaka, ngwino guyatware. Yanje ngo nayatware nyine ngo turebe ahandi yanyuza, ariko nyine twumvisha iryo jambo bitanyuza imitima yacu, kuko
yazanye urupfu kubera icyaha kikuzanira igihe cyose urupfu rukakuzanira akaga, ariko nyuma y'ako kaga, nyuma y'urwo rupfu haza umwana w'Imana waturutse mu ijuru. Amen. Haleluya. Amen. Umwana w'Imana ahindura gahunda. Mu Bakorindo mwene data nasubira dusomereye 15 Bakorindo ba mbere na 44 haravuga ngo umubiri ubibwa ari uwo kubura, ariko uzazukumusha. Amen. Uyu ugiye ubora, none umurimbye niko yavuze, n'ijambo niko ritubwira ngo uyu ubora numara kubora neza, utabora uzazuka muri uyu nguyu. Haleluya. Abigereranya n'ikigori cyangwa se ikibibwa icubibye mu murima. Ikigori kibibwa ari akantu bagashira ku rusenge, bagashira ahantu hirabura, kakirabura kagasa nuku nguku kwikintu udashobora no gukanja mu menyo, ariko cyaza kumera ikigori mu birebe hari birayaga birasa n'ibisiza amavuta. Umubiri wa mama uzazuka uyagira uko hagaze muri Kristo Yesu. Yesu nashimye. Soma gatatu. Ubibwa ufite igisuzuguriro, ubibwa ufite igisuzuguriro, ukazazurwa ufite ubwiza, yewe ukazazurwa ufite ubwiza burabagirana nk'izuba. Ubibwa utagira inenge, yewe ubibwa utagira inenge, nta nenge mama yari afite. Ukazazurwa ufite imbaraga, ufite imbaraga. Iyo ugiye udafite inenge, ufite imbaraga zizakuzura, ziriya zaturikije imva ya Kristo. Abari bayicaye iruhande baratembagara ku mugaragaro, ariko data arabyuka. Ubutsinzi burabonetse, twaratsinze, turi mu bwami bw'Imana. Ubibwa ari umubiri wakavukire, yewe ubibwa ari wakavukire, ukazazurwa ari umubiri w'umwuka, ariko uzazuka ari umwuka. Azakubona mu mwuka, nawe uzamubona mu mwuka. Kimubwire ngo tuzaza turebana gutya ngo uyu ni naka. Hari uburyo umwuka uzaza ukongorera, ariko abanyamwuka abamanukanye nawe bakazukanwa nawe, abo bafite uko baziyaranje, ariko abandi yewe data, niba hari umubiri wakavukire hari n'umwuka. Nimba hari umubiri wakavukire watanzwe n'Imana, hari n'umwuka w'ubugingo uzatugira abagabo nyabagabo, tukicara kuri ya ntebe y'imanza tugacira babandi bose. Yesu natugirire. Amina. Ndagira ngo turangize tuvuga ngo umubiri tuwushizemo ari ukomeze, ariko uzazuka ari umwuka. Abapastori barahangaha bo kwegera hano bagakora kuri izi ndabo bashiraho, kugira ngo nabandi bose n'abana biwe bose mube tayari, nabuzukuru nabuzukuruza, umuntu wese akoreho aherekeze kandi, ariko uyu azazuka ari muzima. Yesu abagirire neza. Mukore no kuri zo byose. Umuryango abapastori bari hano. Kweretse uyu mwanya wa none ahangaha, turagusaba kugira ngo ufashe uyu muryango, umuryango wa Karangwa na Cecilia, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ubahumurize kandi ubihanganishe, kubera yuko dufite ibyiringiro ko umunsi umwe Cecilia tuzabonana mu bwami bwawe.
komeza imitima y'aba bana ubihanganishe kandi ubahumurize ndetse n'abavandimwe n'abaturanyi n'inshuti buri muntu wese yihanganira iki gikorwa cyabereye aha Mana urakoze kuko ubyumvise kandi ukaba ubikoze tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Yerwa no